Yesu ashimwe, mwaramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Reka kubera umunsi w'ubutsinzi, reka kubera umunsi wo kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Bizagushoboza kudacumura ku Mana, kandi bizagushoboza gutsinda imiyaga n'imiraba y'iyi si ibigutegereje hirya no hino. Reka dukomeze dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma igice cya 20 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ku murongo wa mbere harambwira ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe. Ukomeje gusoma hepfo bitwereka ko uyu muntu wageranyijwe n'ubwami bw'Imana wari ufite urugo yakomeje gusohoka uko amasaha yigiraga imbere. Nuvuga ngo mu masaha 3 yarongeye arasohoka ajya gushaka abandi bahinzi, amasaha akuze arongera akomeza kujya gushaka abandi bahinzi. Ibi ngibi biratwereka ko ubwami bw'Imana bukeneye abakozi, ubwami bw'Imana bukeneye abantu. Ariko inshuro nyinshi twanga kwitaba uwo muhamagaro, ukajya wumva umutima wawe hari ibintu wakorera Imana ariko kongera ukabisubika, ukabishyira ejo, ukabishyira umwaka utaha, ukavuga ngo nindangiza gukora iki n'iki, ariko nyamara burya wabigendanisha neza. Nk'uko uyu mugani wavuze ngo nyiri urugo yari akeneye abahinzi, buri mwanya yasohoka kujya gushaka abandi bakora mu murima we. Niko ubwami bw'Imana bukeneye abakozi, bukeneye abantu bakora mu buryo butandukanye. Icyo Imana izashyira ku mutima wawe, umutwaro izashyira ku mutima wawe ushobora gutandukana n'uwanjye, n'icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Rero twese duhagurukiye hamwe ari cyo twambara mu bwami bw'Imana. Umurongo wa 12 urambwira ngo aba banyuma bakoze isaha imwe ubanganije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nyiri uriya rugo yaje guhemba abahinzi be, abatangiye mu gitondo n'abatangiye saa 11 bose abahemba kimwe, kuko bari basezeranye igihembo kandi aracyubahiriza. Uyu murongo rero icyo umbwira uranyereka imbabazi z'Imana zitangaje, aho umuntu yinjiriye muri ubu bwami, aho umuntu akinguriye Yesu umutima we, ni ukuvuga ngo yagirirwa ineza imeze nk'iyo watangiye kare. Abahinzi bo bari bagize ikibazo, baravuga ngo twe twatangiye mu gitondo, twahinze umunsi wose, twicwe n'izuba, twakoze imirimo myinshi, niko dushobora kuduha ibihembo bingana n'abantu baje bagahinga isaha imwe. Ibi rero nta kindi biratwereka urukundo rw'Imana ruhora ruturamburiye amaboko, ahora yiteguye kutwakira aho wakwinjira aho ariho hose. Ingororano n'ibihembo biri muri Kristo Yesu biragutegereje. Ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23 turabona ikiganiro cy'umubyeyi umwe, nyina w'abigishwa bamwe ba Yesu, waje kugira ibyo asaba Yesu. Aramubwira ngo maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba, mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati turabibasha. Bakomeza ikiganiro, Yesu arababwira ati niko ko n'ubundi muzakinyweraho. Iki gikombe yavugaga si ikindi, ni imibabaro, ni amakuba, ni ibigeragezo bitandukanye byagomba kuba ku buzima bwa Yesu. Yesu aramubwira ati niko ko n'abahungu bawe bazakinyweraho. Bivuga ko n'ubundi abigishwa ba Yesu benshi baciye mu mibabaro ikomeye kubera izina rya Kristo. Yesu rero aza kumusubiza aramubwira ngo ibi ngibi aho bazicara ntabwo ari njyewe ubigena, ni Data ubigena. Cyari icyifuzo cyiza nk'umubyeyi wese yagira, wifuza ko abana be bakwicara heza, ariko aho tuzicara mu ijuru, uko tuza mu bwami bw'Imana biragenwa n'uko tubayeho muri none. Niyo mpamvu ubuzima bwawe ukwiriye kubishyira ku murongo, ugakora icyo Imana igushakaho. Hari ingororano, hari ibyiza bidutegereje mu bwami bw'Imana, yewe hari n'ibyo duhabwa tukiri ahangaha, ariko byose birakorerwa. Agakiza ni ubuntu, ariko nubwo ari ubuntu ntabwo abantu bose bagahabwa. Nuvuga ngo biransaba kwizera Kristo, biransaba kumukingurira umutima. Nyuma yo gutera intambwe yo gukizwa, hari indi mirimo dukora mu bwami bw'Imana bitewe n'umwete n'ishyaka Imana ishyira mu mitima yacu. Rero ntabwo umuntu yabisaba nk'uko uyu mubyeyi yabisabye, ahubwo biragusaba wowe kubyitangira no kugira icyo ukora bitewe n'icyo Imana yashyize mu mutima wawe. Dukomeje hepfo gatoya ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 28 harambwira ngo ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Muri ubu bwami uwitwa mukuru bitandukanye n'ubwami bw'isi, bitandukanye n'ibigo bikomeye by'isi uko bigenda. Yesu yarabwiye ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe nabo umugaragu w'abandi. Navuga ko iri jambo riraduhiga, ndetse n'urugamba mu mitima yacu. Biroroshye kwifuza kuba mukuru, biraturyohera gukorerwa n'abandi, ariko muri ubu bwami Yesu yatubwiye ibanga kugira ngo ubwami bw'ijuru bukwite mukuru, n'ukuri bukorere abandi, nuko aho buri buhinduke imbata y'abantu, n'ukuri bube umuntu wifuza gufasha abandi no kubagirira umumaro. Reka rero duharanire kuba bakuru mu bwami bw'Imana, twitanga mu gukorera abandi, tutifuza kuba bakuru nk'uko isi ibigena, gukorerwa kugira abantu benshi bagushagaye, ahubwo twihutire gufasha abandi benshi bishoboka, nibwo ijuru rizatwita bakuru. Rero uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi wanjye. Reka uharanire kuba mukuru mu bwami nk'uko ijuru ribivuga, bitandukanye n'uko isi yadufata. Imana ibagire neza, ugire umunsi mwiza w'umugisha. Murakoze.